leta y'u Burundi irabita indyarya ibyo Burundi bubarega nibyo sibyo. Icyo nshaka kubwira ntabwo nagusubiza n'ijambo rimwe. Uravuga ngo mu ibiganiro birasa nkaho hari ibiganiro u Rwanda n'u Burundi mwari mufitanye. Ntazibana zidakomanya amahembe. Ubu n'umugani w'ikinyarwanda. Amahembe yanyu ariko ashobora kuba atyaye. Harimo witwaga Rajabu na Niyombare. Bashobora kuba bari mu bihe bitandukanye ariko baravuzwe. Aba bantu baba mu Rwanda. Uzabaza umukuru w'igihugu cy'u Burundi bivuga. Ukorera ahantu uba wifuza ko umutekano wawe uguma mu ntoki zawe. Ese bigeze baguhangika bakaguha inote za pirate? Ujya wifuza kumenya ibibera iwawe no mu gihe udahari? Wigeze utegura ibirori ubura sonorisation nziza itanga umuziki utaryana mu matwi? Muri business yawe abakozi batinda kugera ku kazi umusaruro ukabura? Igisubizo ni Kigali Smart Solutions. Tugufitiye imashini zitwa X-ray baggage scanner z'ubwoko butandukanye bukoreshwa mu gusaka ibikapu kugira ngo barebe ko ntawinjanye ikitemewe mu nyubako. Dufite imashini za walk through metal detectors z'ubwoko butandukanye zikoreshwa mu gusaka abantu bazinyuramo kugira ngo harebwe ko nta byuma bitemewe umuntu agiye kwinjana mu nyubako. Hari kandi na zindi zo mu ntoki zizwi nka handheld metal detector wakoresha mu gusaka umuntu. Tugufitiye imashini zizwi nka money counter machine. Izi mashini zigufasha kubara amafaranga mu buryo bwihuse. Gufite amakamera y'ubwoko burenga 100 zifashishwa mu gucunga umutekano w'ibintu ndetse n'abantu. Ikorera ku bipangu video door phone, iz'abana bato, izihishe hidden camera ndetse na accessoires zazo harimo hard disk screen ndetse n'ibindi. Tugufite ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga ICT harimo ama routers, D-Link, TP-Link ndetse na telefone n'imigozi ya internet. Dufite imashini zifashishwa muri EBM zitwa POS machines z'ubwoko butandukanye, printer n'impapuro zazo. Tugufite projector z'ubwoko butandukanye zifashishwa mu nama n'intoya zikoreshwa mu rugo. Ibikoresho byo muri Hastoha bifasha mu guhamagara abaseriva bwo no kuvuga wireless calling system n'ibikoreshwa mu mabanki mu kwakira abakiriya aho umukiriya afata nimero atarinze atonda umurongo. Tugufitiye printers z'ubwoko butandukanye zikora amakarita izandika ku bikoresho bitandukanye nko gushyiraho amatariki ku bikoresho n'ibindi. Dukorera mu mujyi neza iruhande rwa Gloria Hotel ku muhanda KN59. Hamagara 0793190001 cyangwa se dusure kuri www.kigalismartsolutions.com. Reka tubahe ikaze inshuti bakunze ibiganiro byacu by'umwihariko ikiganiro cyacu ku Karubanda. Nkuko rero mu biganiro byacu byatambutse byagiye biza bikurikirana, twaribazaga ngo niki kirimo kuba hagati y'u Rwanda n'u Burundi kugeza ubwo ku munsi w'ejo mu masaha 7 saa 8 humvikanye inkuru yuko imipaka yahuzaga u Rwanda n'u Burundi bifunze. Twifuje rero kumenya icyo guverinoma y'u Rwanda ivuga kuri iki kibazo kiri hagati yabo n'u Burundi. Tujya mu biro bya H.E Mukurarinda n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda wungirije ukunze kugaragara muri ibiganiro byacu tuganira kugira ngo atubwire uko byifashe. Reka tumuhe ikaze. H.E, waramutse neza uraho? Waramutse, mwaka mwiza. Twese. Ejo ndimo nibaza niba abanyapolitiki muzajya mu ijuru. Wowe namuzajyayo? Turiyo deja. Turiyo. Ubundi si ijuru ritangirira he? Ni hano ku isi. Ubushe duherukana narabajije ngo umubano wanyu n'ibihugu mu karere umeze ute? Uransubiza uti neza usibye Kongo. Yego. Uyu munsi umubano wanyu mu karere umeze ute? Bafunze umupaka. Ngenda baza umubano mu karere. Bafunze umupaka. Bafunze. Nose uragira ngo uratangiye. Narinzi ko ibyo bintu bisize umwaka ushize. Bafunze umupaka. Bivuze ngo harimo ikibazo. Ndagira ngo duhere kuri iki cyo gufunga umupaka harimo ikibazo. Yego. Kaduhere uko iki kibazo cyaje. Leta y'u Burundi irabita indyarya. Umwanzi wayo ni Kagame, perezida w'iki gihugu cy'u Rwanda. Yego. Ni imvugo zirimo zikoreshwa n'abayobozi batandukanye. Umwe mukavuga ngo hajemo ikibazo. Ariko uno mwaka no kujya tureka no gucanganyikisha abatwumva bakunda ibiganiro byawe. Ni imvugo ziri kuvugwa na ministre w'umutekano mu gihugu i Burundi na president wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi ntakongera guca ku ruhande. Ubwo se iyo abo bavuga ntabwo ari Burundi bavuga. Uburundi baravuga ukwabwo. Iyo Burundi bwavuze hanyuma buretse. Oya, uyu umuyobozi yavuze ntago ugomba kuvuga ngo bavuga nde kuko ntago wavuga ngo uriya muyobozi wavuze nka ministre w'umutekano imbere mu gihugu nta bushobozi abifitiye bwo kuba yavuga. Niba yabivuze nuko bifitiye ubushobozi. Ejo bundi havuze ushinzwe uyobora ishyaka. Mbere hari avuze perezida wa Repubulika. Abo bantu ni abantu mu nshingano zabo bashobora kuvuga bitewe n'urwego bariho kandi bakavugira igihugu. Nkuko rero nari mbivuze
i Burundi hari umuyobozi wabivuze, no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari umuyobozi wabivuze. Ahubwo umuntu yakwibaza kuki bavuga bimwe. Uteye ikibazo ni umuntu umwe. Ikibazo ntabwo bagifitanye n'abanyarwanda, ikibazo ntabwo bagifitanye na guverinoma y'u Rwanda, ikibazo ntabwo bagifitanye n'inteko z'abadepite y'u Rwanda, ngo bagifitanye na perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Ukibaza impamvu mu gihe gitoya hiyongeyeho umuntu wa kabiri, ariko turaza kuyibona mu biganiro turi bugirane, hiyongeyeho undi muntu uvuga imvugo atiye cyangwa se nawe arabona agiziye nk'uko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babivuga. Aha ndagira ngo are wenda mufashe abadukurikira, ibyo Burundi bubarega nibyo sibyo? Kugusubiza ntago nakubwira ngo nibyo cyangwa sibyo, kuko icyo gihe ntago naba nguhaye nibyo kandi sibyo. Oya, icyo nshaka kubwira ntago nagusubiza n'ijambo rimwe, kuko uyu munsi iyo urega ugomba kugira ikintu ushingiraho, ntago uvuga ibintu mu kirere ngo urahinduye ibintu wagiye wishyiriraho umukono kubera izindi wenda nyungu ukurikiranye, kubera wiha aho igihe kigeze, ugombye guhindura imvugo. Uti ibyo urashingira kuki? Ni nabyo mu matangazo wigeze kuvuga kumva mu kiganiro wavuze ngo twandike inyuguti ngo harya ngo tukagera gute ngo tugahondaho. Hari ukuntu usoma itangazo ukabona ko waryandika yarafite nka kinuba honda. Yahonze he? Avuga ngo nyaboneka ko hasanzwe hakoreshwa inzira za diplomasi. Aho harimo kinubi narayumvaga. Ko hasanzwe hakoreshwa inzira z'ububanyi n'amahanga, kuki atari zo zikomeza gukoreshwa? Kandi muri abanyabinyoma perezida w'u Burundi avuga ko mwaba mu aba bantu bakomeza kwita abanyarwanda abanyabinyoma, ku rundi ruhande ngo bakayita inyaryenge. Undi maze kukwereka yuko hari bamwe bavuga ngo ni ikibazo ni perezida Kagame, none iyo mvugo igarutse mu kindi gihugu. Mu kindi gihugu hanje hari imvugo y'inyaryenge y'ubwenge, none haje iy'abanyabinyoma y'indyarya. Ibyo nibyo nkubwira bivugwa mu kirere. Reka tujye mu bintu byanditse. Hano hari gato Scovia, buretse gato byanditse ni nabyo nshaka. Haravuze ngo ibyo umuntu yashyizeho umukono, ibyo nibyo nshaka kuvuga. Nibyo nshaka ko tuvuga, ni nabyo u Rwanda ruba ruvuga iyo ruvuga ngo nyaboneka mwagiye muguma mu nzira za diplomasi, mwagiye muguma mu nzira mwatangiye mwarimo, kuki bijya guhinduka. Tariki ya 17 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2022 i Bujumbura habereye inama iyobowe na Ndayishimiye Evariste, nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Burundi, biga ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Yemeza yuko iyo nama imitwe irwanira mu gihugu cya Kongo, mu burasirazuba bwa Kongo, ishyira intwaro hasi ku bushake hashingiwe kuri processus ya Nairobi. Imitwe barekeraho. Nyuma tariki ya 23 z'ukwa 11 muri uwo mwaka nanone abakuru b'ibihugu bose baraterana i Rwanda, noneho bavuga amazina y'imitwe basaba gushyira intwaro hasi. Noneho ntabwo icyo gihe basabye, bategetse ko ishyira intwaro hasi igasubira mu bihugu byabo bashingiye kuri processus ya Nairobi, bakabifashwamo na MONUSCO, bakabifashwamo n'umutwe wa East Africa na komite ad hoc yari iriho, mechanisme ad hoc. Icyo gihe bavuze noneho amazina: FDLR, Red Tabara na ADF. Bavuze amazina, bavuga muri Red Tabara. Perezida wa Repubulika y'u Burundi ashyiraho umukono, ahamenya ko Red Tabara iba mu burasirazuba bwa Kongo. Ibyo ndi kukubwira na amasezerano ubona mfite hano, nushaka ndaza kuyaguhuya jyane kugira ngo ugende ubisome ko byo biranditse, biranasinye, binashyizweho umukono n'umwe muri abo bakuru b'ibihugu. Hanyuma umwaka ukurikiye muri 23 tariki ya 9 z'ukwa 2 ba chef d'état major baraterana. Bateranira he? Ndubu barateraniye i Bujumbura
Bujumbura. noneho barongera bavuga ati nibiba ngombwa kuko ibyemezo abakuru b'ibihugu babifashe imitwe irwanira muri Kongo y'abanyekongo ndetse n'imitwe irwanira muri Kongo y'abanyamahanga barongera bati ADF, Red Tabara, FLN, FDLR bongeyemo undi mutwe FLN na Red Tabara, General Prime Niyongabo ashyiraho umukono Mugabo w'ingabo z'abarundi tuvuye muri 22 tugeze muri 23 turambutse umukuru w'igihugu aremeza ko Red Tabara iba muri Kongo, chef d'état major we araje arabishimangiye mu minota 3 bihindutse bite ntibimuka se bafungiye Kongo. Niba bimuka rero subira muri za nama nibyo tuvuga mu nzira diplomasi uhamagara abakuru b'ibihugu abasirikare nabongera baterane bati mwari mubizi bantu barimutse yaba yarahamagaje gato cyangwa ntiyahamagaje nibyo nyine nkubwira niba warahamagaje inama bakanga kukwitaba bigaragaza uti nahamagaje inama kugira ngo mpindure za mvugo ndari narababwiye nari narashyizeho umukono mbagaragariza abakuru b'ibihugu bo mu karere twafatanye umwanzuro yuko wa mutwe twababwiraga wa Red Tabara waduteraga uba muri Kongo utera kavuyo uri muri Kongo noneho usigaye uri mu majyepfo y'u Rwanda cyangwa mu majyaruguru nibyo ngibyo tuvuga tuti niyaboneka nimukoreshe inzira za diplomasi nkuko zari ziriho cyane cyane ko ibyo muri gukora birimo biravuguruza ibintu mwashyizeho umukono Perezida wa Repubulika hari undi rwego rwaba hejuru ya Perezida wa Repubulika 8-9 bateranye urubakurikiye mu bya gisirikare hari undi rwego ruba hejuru y'aba chef d'état major izo nzego ebyiri se nta makuru zigira bari bayafite ko baba muri Kongo bananiwe se gute guhamagara abakuru b'ibihugu bagira ngo nabo bagaragarize yuko umutwe w'imutse waje mu Rwanda aho ngaho nibyo nkubwira nti iyo tuvuga inzira za diplomasi rimwe na rimwe bamukana bavuga ngo mu itangazo mwavuze ntibisobanutse mwavuze bikeya no kugira ngo nyine ibintu bice mu nzira za diplomasi niyo bidaciyemo ubuje gusaba ibisobanuro iyi nama ni nama ebyiri cyangwa 3 nkubwiye gusa ntago se wumvise umukuru w'umugambwe hakurya avuga ati twagiranye inama twahuriye aha naha ninde se uyobewe ko hagati aho ngo hari inama zabaye zitagiye ku karubanda abantu batavuze nuvuga ngo habaye inama nyinshi izindi zo nkubwiye z'abakuru b'ibihugu cyangwa abayobozi b'ibihugu bakuru bakiyaza amatangazo ajya hanze kuki se utongera guca muri izo nzira ibyo nibyo perezida w'u Burundi yavuze ati twaragerageje ntago rero banga Scovia kuduha abakozi b'ibibi bacumbikiye tugendera kuri twaragerageje hano nkubwiye amasezerano none nakubwiye ngo ushaka kuyajyane iyo twaragerageje nanjye nshatse nayivuga ubu se none mvuze ngo ntago bagerageje murakomeza nyine mudutanga ntago dushaka guterana amagambo rero turakubwira niba wumva ko ngusobanurira amasezerano twazeho umukono ukumva utayemera kandi nyafite urayajyana uyasome nizere ko numara kuyasoma utongera kuvuga ngo turabacanganyikisha ucanganyikisha abantu nuvuga ikintu adafite icyo ashingiyeho nuvuga ikintu mu kirere nuvuga ikintu nyine hakuri twabyumvise mu bitangazamakuru mbere yo kumva ministre abivuga nuvuga ikintu ukava mu nzira diplomasi warurimo utavuze n'impamvu yivuyemo ukajya gutangaza ibintu bihabanye n'ibyo yashyizeho umukono niyo mpamvu nkubwira nti mu Rwanda iyo tuvuze ngo nyaboneka iyo muguma mu nzira diplomasi mukayikoresha nibyo tuba dusobanura hari ikimenyetso kimwe bibiri bitatu muracyari mu nzira demokarasi imwe cyangwa namwe mwayivuye ya diplomasi nako diplomasi ntaho dushobora kwivamo uyivuye munsi bisubizo wabuganaye aho uwo muvuga ko yayivuyemo nawe oya ntago mvugira uwo ndavugira guverinoma y'u Rwanda u Rwanda ntago rizigera ruva mu nzira ya diplomasi mu nzira y'ibiganiro mu nzira y'imishyikirano cyane cyane yuko n'ababivuga ubwo bemezaga yuko ibiganiro byari bihari ndetse na nyuma yuko perezida w'u Burundi avuze hari undi wemeje umukuru w'ishyaka ati nzongera mbaze u Rwanda naho ngaho ruhagaze ni ibiganiro kugeza igihe igisubizo kizabonekera kuko niyo nzira nubwo yabigoranye ariko niyo nzira itamena amaraso niyo nzira itari y'intambara bwana Ale uravuga ngo mu ibiganiro birasa nkaho hari ibiganiro u Rwanda n'u Burundi mwari mufitanye ntago bisa birahari mwaganiraga ku kihe kibazo
ko inyeshyamba bavuga ko mutazifite n'abarundi bakaba bari bashyizeho umukono mwe mwaganiraga wigeze wumva hari umuyobozi w'u Rwanda ujya ku Karubanda ku maradiyo kuvuga ibibazo byaganirwagaho n'u Burundi? Uwabivuze aba ari we muzabaza. U Rwanda ntago rushyira ibintu ku Karubanda. Uwavuze ko avuye mu biganiro ejo akavuga ati ariko nzongera mbaze, ejo akavuga ati mfunze umupaka, aba ari we mujya kubaza ibyo biganiro byatangiye ryari, byari bigeze hehe, kugira ngo mwerekane ko u Rwanda ari rwo nyirabayazana, kugira ngo mwerekane ko u Rwanda ari rwo rwigize indakoreka. Aba ari bo mujya kubibaza nibo babishyize hanze, ntago ari guverinoma y'u Rwanda. Ukoresheje ijambo indakoreka ndeka niyuririreho ko nari natinye kurivuga, ariko ubwo urivuze kandi uvugira guverinoma nanjye umpaye uburenganzira cyane. Nituvuga ijambo intakoreka murasa nkaho muri rompu muturutse Tanzania mutavuga rumwe na Kikwete, abanyarwanda barabirukana. Ariko buretse gato kumpagaritse se kandi nari mpagurukije imodoka muri rompu we ngo dutembure baho bigeze. Ndagira ngo utibeshye umuhanda. Kikwete waritse ukanyandikira maze gukosa aho kundeba ngo ubone ko ngiye kuvuga. Peve nayiguhaye rwose. Okay. Kireka nusobanura Kikwete igihe yategekeye n'igihe yaviriyemo. Ubwo nari nkomeje. Okay, sawa. Kikwete agira ari cy'abanyarwanda barabirukana. Inkurundura ya Kikwete twese hano twarayumvise, abatarayumvise wenda tuzongera tuyibibutse. Igihe tutaragira dutya nayo hashizeho iminsi biba byikoreje kwa Kaguta Museveni Bugande. Ivumbi riratumuka mu gishanga turumirwa. Urumva amazi ahari arakama. Ibyo bibaho mu gihe Bugande dutangiye abantu batangiye kwita abandi banyise wabo bintu tubona bituje. Kongo ariyo twabonaga muri mu kwezi kwa buki ivumbi riratumuka. Igihe Kongo tutaramenya aho byerekeze bigeze i Burundi. Ubwo ijambo intakoreka niturikoresha turaba ntacyo tuvuze. Wowe nushaka kurikoresha. Urabona mutari ntakoreka se? Oya. Kuki abo bantu bose babazengurutse muhora mufitanye ibibazo? Aha. Ni kuki iyo mujya kubaza ikibazo nk'icyo, sibyo mugendera gusa ku magambo bavuga, ibintu nk'ibi biba byanditse nta n'umwe ujye bizana te dore uko mwigira intakoreka iyo babasabye ibintu mushyira mu bikorwa. Ese babangira iki ku gihe bahora bababeshye? Ibyo niwo bivuze. Ngewe ndagusobanurira yuko ese kuki babona nk'ababangamye buri munsi? Ndagusobanurira yuko wenda batuzuza yuko twege tugerageza gushyira mu bikorwa uko ibintu biba byanditse. Bigaragaza yo buretse gato kutabishyira mu bikorwa mukabatenguha. None se kuki bagera iwabo baka ibintu bashyize mu mukono bakaba ngakubishyira mu bikorwa? Ariko shaka amagambo meza ukoresha utubwirira abanyarwanda kumva impamvu ifatika idasimburwa mwaba ibihugu bibakikije mukunda guhora mufitanye ibyo mutumvikanye, kanavuga ngo mwarwanye mutumvikanye. Nakubwiye ko niyo u Rwanda rujya gusobanura ibibazo biba byaturutse hirya no hino ntago rubivuga mu kirere, nawe ubwawe urimo urambaza ukanga kujya kumbaza impamvu aya masezerano tubwiye mwebwe mwasabwaga iki, nta nicyo bagaragaza. Ahubwo ngenda kugaragariza ko tujye kuri iki kibazo cyakuzanye hano uyu munsi. Umukuru w'igihugu bitarenze 2-3 yemeje ko Reditabara iba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo y'Iburasirazuba, abyemeza ari kumwe n'abagenzi be abishyiraho umukono. Buracya umugaba w'ingabo aragenda nawe arabyemeza. Akabazo koroshye ari nayo mpamvu ntirirwa njya gutinda kuvuga ngo Rwanda na Tanzania, Rwanda na Uganda. Kuki utari kumbaza ngo mbere yuko bahindura bajya kwemeza ko noneho bari mu Rwanda, kuki batagiye kongera kubibwira abakuru b'ibihugu nkuko bari babivuze mbere? Niba mubahenda se nibyo nyine nkubwire, nibyo nkubwire rero. Niba rero mushaka kugendera gusa kumvugo z'abandi, ndimo ndashakisha umuvugizi wa guverinoma y'u Burundi nanyemerera, nayi namwandikiye aranasoma, ntegereje kumva icyo ansubiza. Nanyemerera aragira ibyo nza kumubaza, hanyuma wenda asubiza ashingiye ku byo nawe uvuga. Asubiza ashingiye ku bintu bifatika. Aho ngaho nuza kumbaza atari ko noneho dore nabo basubije ku bintu bifatika, banagaragaje aho mutabyubahirije. Tureke kugendera kuri ibyo by'amagambo gusa. Ntago ushobora kunganira kugarurira ibintu. None se nyuma yaho Kikwete President wa Repubulika ya Tanzania avire ku butegetsi byagenze bite? Ikibazo kiracyahari. None se ko nkuko wabivuze ivumbi ryatumutse mu gishanga kubera hagati y'u Rwanda n'u Bugande. Uyu munsi se bimeze gute? Sibyo yandi se nkubwire niyo haba ikibazo
bikagira inzira bicishwamo bitagombye kujya ku karubanda cyangwa kuvuga ngo bijyanye ku ntambara, ibiganiro bigakomeza, ikibazo kigero kikabonerwa umuti, ntazibana zidakomanya amahembe. Ubu ni umugani w'ikinyarwanda. Amahembe yanyu ariko ashobora kuba atyaye. Atyaye kubera icyaro yatemye se. Zitaka ari nyinshi. Zitaka ari nyinshi mu majyaruguru. Ikinyezi nuko zataka u Rwanda ruhagaze ku nzira imwe, ni ibiganiro, ni imishyikirano. Ziranyira komeye. Reka nkubaze kuri iki kibazo. Yego. Mu byo umukuru w'igihugu w'u Burundi yavugaga mu bantu mucumbikiye, hashize ni mu myaka yashe bajya bavuga ngo bashaka guhirika ubutegetsi, hari amazina amwe nibuka, harimo witwaga Rajabu na Niyombare. Bashobora kuba bari mu bihe bitandukanye ariko baravuzwe. Aba bantu baba mu Rwanda. Uzabaza umukuru w'igihugu cy'u Burundi bivuga. Ndabaza wowe. Wese ntabwo uzi ko bahari cyangwa badahari. Nakubwiye ngo iyo u Rwanda ruganira, mwariyemeje kujya mu nzira imwe. Wowe ubigize ibanga ariko. Scovia witonde. Yes. Ngenda vugira guverinoma yes. Oya nta nkubirana. Ndagusobanura uko dukora. Uko guverinoma y'u Rwanda ikora, ntabwo uko abandi bakora ariko tugomba gukora. Dufite uburyo dukora. Uri mu biganiro n'umuntu. Mufite ikibazo muganiraho. Mufite abantu muganiraho. Wowe ubwawe uriyemerera ko hari aho ibintu byari bigeze. Uko navuga ko wowe wabonaga yuko yewe wabonaga bigiye gutungana. Mukanya uti n'indyarya baratubeshye. Ukongera undi ati nubwo ari indyarya nubwo batubeshye ariko nzongera mbabaza. Mukanya kanya uti mfunze umupaka. Niwe wabishyize hanze. Kubera icyo ushaka ko ari guverinoma y'u Rwanda ijya kuvuga ibintu itashyize hanze. Kubera icyo ushaka ko tujya kubivuga kandi tukubwira yuko tukiteguye ko nibagaruka mu nzira y'imishyikirano icyo kibazo kizakomeza kuganirwaho. Niba bashaka kubishyira hanze byose nibyo nakubwiye niba bigaragaze, dore abo twaganiragaho, dore ikibazo twaganiragaho, dore inshuro twaganiriye, dore aho twari tugeze, noneho namwe n'abanyamakuru n'abaturage b'u Rwanda n'abaturage b'i Burundi bamenye ngo nibyo koko iyo bigeze kuri kariya kadomo, dore igihugu cyananiranye n'iki. Ntabwo ari u Rwanda rwabishyize hanze, ntabwo ari u Rwanda rujya kuvuga ibyo baganiragaho. Kunsubiza ko aba bantu nkubajije bari mu Rwanda ubigize ibanga kugira ngo ibiganiro bikomeze. Ntabwo u Rwanda rugomba gukora icyatuma icyo ari cyo cyose ibiganiro bidakomeza. Kuvuga ko bahari byahagarika ibiganiro. Ntabwo usubije Scovia, ntabwo ndenzaho. Kandi nkuko wabivuze uvugana n'umuvugizi wa guverinoma y'u Burundi. Ntugiye nkuko wabivuze nugira Imana akagusubiza ukimubaze nibo babishyize hanze. Mwebwe wenda ubwo mudashaka kugira icyo bivuga ko mu gitegereje inzira y'ibiganiro, ubwo niwo murongo mufite, katubyemere dutyo. Gusa icyo nibaza niba uyu murongo mwafashe uwuhe wo kuguma mu biganiro ntimushake kuvuga ibindi, murabona ari uri buzana amahoro vuba mu gihe abo muturanye bo banavuga bati ni aba bantu n'indyarya bafite inyeshyamba bohereje zica abana n'abagore, tugomba gukinga n'ibindi byose. Ese ko bavuze ngo bafite inyeshyamba zohereza zica abana n'abagore, ko numva amakuru bari bayafite bavuze ko zaciye ko uyu munsi bagiye gufunga imipaka bakanavuga amazina yayo. Kuki ufunga imipaka ukavuga Nembo, ukavuga Kanyaru, ukavuga n'ahandi, ariko wavuga baje gukora ishyano kwica abana n'abagore bavuye mu Rwanda ntuvuga aho baciye? Baca mu kibira, baca mu ishyamba, bajya ngo bace ku mupaka se? Oya nyine kuki ho bataha? Cyangwa bazanye n'abaca mu modoka bisanzwe bagezeyo bihindura inyeshyamba? Oya wibavugira, ndakubaza kuki batavuga. Hanyuma se barabishe bose ku buryo nta n'uwagarutse ngo bavuge naho baciye bagaruka? Aho ngaho niho rimwe na rimwe nka kira kibazo uvuga ngo Tanzania, Uganda, u Rwanda ntirirwa ngisubiza, kuko hari igihe mugwa mu mutego wo kubaza ikintu kimwe gusa kandi hari ibintu rusange. Ubwo ikintu rusange kirimo aho n'ikihe? Hari ibibazo rusange bitandukanye ariko mugahitamo kubaza ikibazo kimwe gusa. Kuki umuntu ashobora kugenda nk'umukuru w'igihugu ni kuko afite serivisi zimuha amakuru, uravuze ariko ntuvuze ati kugira ngo n'icyemezo cyo tuzafata cyumvikane baciye hanaha, wenda bazavuga nkuko babivuze, ariko byakabaye byiza ufashe icyemezo nk'icyo wafashe ushingira kuri ibyo ngibyo. Nibyo koko baraje bica abantu, abana, abagore, saha iyi niyi, dore aho binjiriye, dore aho basohokeye, dore abo twagumanye bakomeretse, dore imirambo twafashe, aba bakomeretse nibo batubwira bati bamaze kuzanzamuka, dore aho twinjiriye tuvuye mu Rwanda.
ayo makuru nayo yarakenewe ajye hanze. wenda nabo banze kuyavuga nk'uko nawe wanze kuvuga ko mufite niyo mbari ujya kuyababaza rero kuki ushaka ko niba baranze kuyavuga ari igihe uza kuyasubiza ntubona se mbese ugize nk'uko bagize. Reka dusubire ku cy'abanyarwanda. Mu minisitiri w'umutekano imbere mu gihugu i Burundi ejo mu mugoroba yumvikanye avuga ko abanyarwanda bahari bakoze urutonde kandi rwamaze kuboneka ntawe bashaka ku butaka bw'i Burundi. Mwe nka leta y'u Rwanda niki mufasha abaturage banyu na ambasade irafasha cy'abaturage? Urabivuze uti ambasade irahari ariko ntago mbere na mbere ari ambasade ibanza. Niba guverinoma y'u Burundi nk'uko yabitangaje idashaka abanyarwanda ibareke basubire mu gihugu cyabo mu mutekano, niyo ya mbere ishinzwe umutekano w'umuturage uwo ari we wese, ya Murundi ya mu Zimbabwe ya mu Birigi ku butaka bw'u Burundi. Ntushaka umunyarwanda mureka fata inzira asubira iwabo wubahiriza umutekano we n'inshingano za guverinoma y'u Burundi. Haragira uwo bakoraho barabibazwa n'ibikorwa n'abaturage se bagenzi babo birabazwa guverinoma y'u Burundi, none bizamanuka bigere no ku muturage wabikoze wabishyize mu bikorwa. Nkuko umurundi wese uri kuri territoire y'u Rwanda aryame atuze asinzire akora ibyo yagombaga gukora, umutekano we urarinzwe. Nashaka gusubira iwabo baramufungurira, i Burundi nibo bamufungurira, twebwe ntihafunze. Nashaka kuguma mu Rwanda arahaguma, nashaka no kugera baza karibu. Sinangoma ko twigo tubwira abanyarwanda ngo nyamuneka niko bisanzwe. Ariko kubirebana n'abanyarwanda bari i Burundi ntubashaka, ni byiza wabivuze, ni uburenganzira bwawe, ariko ntibigukuraho inshingano zo kubahiriza umutekano wabo mpaka bageze ku mupaka wabo bakinjira mu Rwanda. Reka nsoreze kuri iki kibazo cyo nashaka no kumenya niba hari uburyo bwihariye muri bufasha abaturage. Hari ushobora kuba bababwe bati ntitubashaka, batunguwe no kugenda, bari bafite amikoro. Ibyo byose ni inshingano za guverinoma y'u Burundi. Izanyu ku banyarwanda bari n'izihe? Twe turabakira. Niba baza wenda ashobora no kugira ibibazo akaza niba yarafite inzu ntayazanye, baramutunguye ibintu byari mu nzu ntabyazanye, akaza akabona akinjira mu Rwanda. Icy'ingenzi ngo kataramagara barahaha. Icy'ingenzi nuko abasha kugera mu Rwanda ari muzima atahungabanye. Guhungabana mu mutwe byo birashoboka ko iyo bagutunguye baba bagutunguye. Wenda utahungabanye ngo bagukomerekeje bagukubise cyangwa se bagize icyo bagutwara, guverinoma y'u Rwanda ikagerageza kukwakira, ni inshingano zayo no kuguha wenda ubufasha bw'ibanze. Iki nicyo dushobora gukora. Ariko banatwembere ngo turabafungurira mujye kuzana abantu banyu, twajyayo kuko ntibisaba indege. Binabaye ngombwa ko babohereza indege yajya kubazana, urumva se bari buza kubyemera? Oya. Ubwo rero batari buza kubyemera, ni inshingano zabo zo kubahiriza umutekano w'abanyarwanda bari mu Burundi, kugeza igihe nk'uko bavuze niba batabashaka babafasha kugera ku mupaka mwituze n'amahoro bakambuka bakajya iwabo. Nkuko nabikubwiye nongeye mbisubiramo, ntagire umurundi ugira igihunga cyangwa ubwoba ngo kubera yuko guverinoma ndavuga uri mu Rwanda, kubera ko guverinoma yawe yafashe icyemezo cyo gufunga umupaka. Nizere yuko n'uwakumva agize akantu akavuga reka nitahire, nawe bari mu mukingurire akinjira mu gihugu kindi bo batamubuza. Dutangiye ikiganiro wakoresheje ijambo rivuga ngo imvugo y'umuperezida umwe cyangwa igihugu kimwe. Mu minsi mike Perezida Tshisekedi yaravugaga tumwanzi wa Kongo ni Perezida Kagame. Yego. Ejo umuminisitiri mu Burundi atumwanzi w'u Burundi dufite ni Perezida Kagame. Izi mvugo kuba zisamwe muzibona mute zivugwa n'abantu mu bihugu binyuranye? Nyine nibyo kwibazaho, nibyo nakubwiye ni kuki umuntu mu minsi mikeya ugomba kugeraho uvuguruza umukono washyizeho nk'umukuru w'igihugu, umukono washyizeho. Iyo mubyibajije mubona iki? Buretse gato washyizeho nk'umugaba w'ingabo kugira ngo ubashe guhuza imvugo iri kuvugirwa mu kindi gihugu, uhabashe guhuza n'indi mvugo iri kuvugirwa mu kindi gihugu. Hanyuma rero iyo ugiye muri aya masezerano twavugaga, bavugaga tugaruka ku mutwe wifuza cyangwa uhungabanya umutekano w'u Rwanda, FDLR, ntibawuvugaga se? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntiyashyiragaho umukono muri iyo nama yabereye i Bujumbura, harimo ba chef d'état major cyangwa abagaba b'ingabo, ntiharimo umukuru w'ingabo za Kongo.
ntibavugagamo FDLR ntibageraga se muri Kongo perezida wa repubulika akabihakana ko ntayihari umuvugizi wa guverinoma oya bo barabyemeje undi bafunze generali sokorana nayo niho ndibuza kugera n'ubugera ntacyo umuvugizi wa guverinoma wa Kongo akabihakana minisitiri w'ububanyi n'amahanga akabihakana perezida w'inteko akabihakana ntabahari barahari barashaje barahari nta ideology nta ntege mu kandi kanya bati nyabuneka gasopo hazagira umuntu wongera gukorana n'umuntu tuzumva bakoranye na FDLR azahanwa mu yandi magambo barahari ibyo twavugaga byose burya barahari bihise bigaruka kuri amasezerano nahoze mvuga ya diplomasi nahoze mvuga sibyo none utangiye kujya muri diplomasi buretse gato wambajije none bati bavugaga yuko mufatanyije raporo zirare zibigaragaza ingabo za FARDC zifatanye n'iza FDLR unabwiye abasirikare ati ni tumenye ko hari ufatanya nayo bishobora kuvuga ngo nuko bari basanzwe bazi ko bafatanya ntago wabwira abantu ikintu gishe barabihanizaga we ntago wabwira abantu ikintu gishe kitarabaye nese ntiwakwihaniza umuntu wamwihaniza uvuga uti ntuzati none se nimumwihanije warabanze ntuzahirahira yes kuko warabanje kuvuga ko ubundi atarahari nyine nawe mwamara kubimubwira akajya akora ubushakashatsi akababona hari n'uwo bajyanye Kinshasa muri no minsi bagiye kumuhana aha noneho rero mu kandi kanya hari ingabo za East Africa ziraje harimo n'izo Burundi ku ruhande hari amasezerano nuko twumvise bose bavuga barayemeje y'ingabo z'u Burundi n'iza Kongo y'umwihariko nta kibazo ni uburenganzira bw'ibihugu byombi byigenga mu kandi kanya bati ingabo za East Africa nizigende ntamenye niba z'u Burundi zaratashye cyangwa zarasigaye ziyemetse kuri kuzari zihari zifatanyije n'iza Kongo wasoma amaraporo atandukanye bakakubwira ko ingabo za Kongo zifatanya na FDLR niba ingabo za Kongo zifatanya na FDLR ingabo za Kongo zifatanya na FDLR ejo zigafatanya n'iz'u Burundi bidahakanwa no ku mugaragaro ni kuki utagenda nyine ngo usinyure ibyo wari warasinya niba nkumvise neza ikibazo u Rwanda noneho rufitanye n'u Burundi harimo ku Burundi bufatanya na FARDC ifatanyije na FDLR irwanya u Rwanda sobanuriye impamvu umuntu ashobora gusinyura ibyo yasinye ntago nguvuze ikibazo cy'u Rwanda rufitanye n'u Burundi navuze ko ikibazo cyari cyo cyose kuko ntacyo bavuze ikindi cyo kuri wa mutwe witwa ngo Red Tabara ariko ntago nibyo nakubwiye ko udashobora kuza kubaza akantu kamwe hari ibintu byinshi kandi biri ku mugaragaro biri ku karubanda ugahitamo akantu kamwe nkweretse muri rusange noneho uko ikibazo gishobora kuba giteye meze kuri tere nkuko tuvuga cyangwa kuri firide nguko ibintu bimeze ni kuki ubonye ibintu bigenze gutyo ataba ariyo mpamvu uvuga uti najyaga mvuga ko Red Tabara iri muri Kongo ndabihinduye warabisinye nta n'umwaka urashira ngibeho biri ibi byose nibyo nakubwiraga ibaza impamvu ugomba kwibaza ni kuki perezida wa repubulika ni kuki chef d'état major ashobora gusinyura ibintu yasinye akabisinyura mu magambo atongeye kubicisha mu nzira bari barabicishijemo mbere abakuru b'ibihugu ntaho bagiye ntawanze kumwitaba ale dusoza ikiganiro bafunze imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi mu byo bafunze ikirere Rwanda yirakomeza ikore cyangwa nayo iri mu byafunzwe ibyo nabyo batangaje bavuze imipaka batanga amazina Nemba Kanyarubu ubwo iyo baza gufunga bari kuvuga ko no ku kibuga hafunze kandi wenda tugendeye no kuri experience cyangwa umunarare bonye dufite muri bibazo n'ubundi bigeze gufunga umupaka ako cyo gihe indege zarakomeje ziragenda nuko wenda twizere yuko ariko bikomeza kumera ikingenzi nuko byacika cyangwa se byabibavuze ati dufunze umupaka ducanye n'umubano igihe umubano muracyawufitanye Scovia mpora mbikubwira igihe cyose ambasade zikora zifunguye ni ukuvuga ngo haba hari uburyo bw'uko niyo haba hajemo ikibazo kiganirwaho igihe uzumva ngo igihugu runaka cyacanye umubano n'ikindi ushingiye kuri za ambasade nibyo koko biba bigeze kure noneho ariko ni hahandi umubano urongera ukagaruka bigoranye biciye mu bahuza bikazongera bikabana biza bigoranye ariko uyu munsi uko bimeze ntago byagorana nkaho umubano
ushingiye kuri izo ambasade bavuyeho. Kugeza ubu u Rwanda n'u Burundi hari umuntu usa nkaho ashaka guhuza muri za leta cyangwa imiryango ikomeye ku isi kugira ngo irebe ko yahosha kuba bigeze kuri urwego nyuma y'uko perezida w'u Burundi avuze namwe mugatanga iratangazo. Hari icyo nzi cyo nuko tabura ntiyabura hari abo mufite ariko uyu haracyari kare nozi icyemezo n'icyafashwe zo ngo sinumvise ngo ejo saa 7 ashobora kuboneka ku kanya nk'uko yanaboneka nejo. Icy'ingenzi nuko atabura ntawe nzi bambwiye. Reka tugushimire. Urakoze cyane. Turabashimira inshuti bakunze mwe mwari mudukurikiye muri hirya no hino. Murumva uko guverinoma y'u Rwanda isubiza iravuga ko igifite umurongo wo gukomeza ibiganiro byinshi nk'uko mubyumvishe. Ari mukuru aririnda kubivugaho akavuga ngo hari amasezerano, ntabwo ibiganiro byari hagati y'u Rwanda n'u Burundi abyerura ngo avuge ngo byari bihe kuko agishaka ko biguma mu nzira ya diplomasi. Ariko barabivuga mu gihe leta y'u Burundi yivuga ko Red Tabara nk'umutwe uteza ibyago cyangwa se inyeshyamba zirwanya ubutegetsi bw'u Burundi zituruka mu Rwanda bakaba bacumbikiye na bamwe mu bashatse guhirika ubutegetsi bw'u Burundi 2015 bivuga ko bacumbikiwe mu Rwanda. Igisubizo ari mukuru arinda atigeze asubiza mu buryo bweruye, ariko ubwo hari impamvu zabo. Ndabashimiye rero, mukomeze kugira ibihe byiza. Dushimira abafatanyabikorwa bacu batandukanye badutera inkunga kugira ngo imirimo yacu ikomeze kugenda neza kandi tubagezeho amakuru. Hari impinduka ziyongera, turakomeza kubagezaho amakuru ku gihe. Reka dukomeze turebe ko umuvugizi wa guverinoma y'u Burundi agira icyo avuga kuri iki kibazo mu gihe yaba twemereye. Ndabashimiye. Ni Scovia Mutesi, mukomeze kugira ibihe byiza.